Abanyarwanda n'abanyamahanga mwaguze ubutaka mu gihugu cy'u Rwanda mukanga kubaka ubwo butaka kandi buri mu myubakire, ubwo butaka bugiye kubapfira ubusa. Umujyi wa Kigali watangaje ko harimo abantu bagiye bagura ubutaka hirya no hino mu mujyi wa Kigali, ugasanga ubwo butaka buri ahantu mu myubakire heza kandi hagakwiye gushyirwa inyubako zigiye zitandukanye, yewe n'inyubako ndende zakakwiye gukoreshwa nk'amadiparitoma ajyamwo abandi bapangayi benshi cyangwa se n'abanyamahanga baza kuyakodesha. Gusa ubwo butaka bukaba bwarapfuye ubusa. Bamaze gutangaza ko ubwo butaka ndetse bari buze kubwakwa ndetse bukanabapfira ubusa. Harimo abakire bafite amasambu mu mujyi wa Kigali, aho usanga umujyi wa Kigali baragiye hose baragiye bahagura ubutaka, gusa ugasanga benshi ntabwo baguze ubwo butaka, wajya kugura ubwo butaka mu mihingire kubera ko badashaka guhinga cyangwa se nta gahunda bafite yo guhinga, ahubwo bagiye kugura ahantu hubakwa, ubwo ni mu myubakire, kugira ngo ejo hazaza cyangwa se ejo cyangwa ejo bundi ubwo butaka uzabungukire mu gihe bazaba bagiye kubugurisha. Hari n'ababuguze bafite gahunda yo kubakamwo, gusa bikaza kurangira bihindutse nibwubakwemo nabo bafite ibyo bateganyirijwe cyangwa se message bateganyirijwe. Ubwo butaka nutabugurisha buraza kugupfira ubusa, buraza kuguhombera nk'uko bitangazwa no mu mujyi wa Kigali. Ese biraza kugenda gute? Ubwo butaka baba bagiye kubwakwa kubera ko banza kubwubaka, cyangwa se baba bagiye kubategeka kubugurisha ku ngufu, bakabugurisha bafite ubushobozi bwo kubaka ndetse kugira ngo hajye ayo mazu. Aho ngaho ndi kuvuga ni mu myubakire. Ku bigendanye n'imisoro hose ku butaka byazamutse, wabimenye ko mu mujyi wa Kigali, Bugesera n'ahandi hagiye hatandukanye mu turere twinshi ko mu Rwanda imisoro ku butaka ku mitungo itimukanwa yazamutse. Bimeze gute se? Amafaranga yongeyeho nangahe kuri hegitari ku butaka? Ibyo ngiye kugusobanurira. Waba ufite ubutaka bwawe rero utigeze wubaka ariko ukaba warabuguze uzi ko ubufite. Icya kabiri, waba ufite ubutaka bwawe uzi ko udaheruka gusorera. Icya gatatu, waba ufite imitungo itimukanwa udasorera kandi uzi ko kwinjiriza. Umva icyo leta iguteganyiriza n'ibihano uzafatirwa ubwo n'impariko mu gihe udakurikije amategeko ndetse n'amabwiriza, by'umwihariko mu gutanga imisoro n'amahoro. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali rero bwatangaje ko ibiciro bishya by'umusoro w'ubutaka ku bahatuye byatangiye gukurikizwa muri uno mwaka wa 2026. Ibiciro bishya by'umusoro w'ubutaka mu mujyi wa Kigali byatangiye gukurikizwa ndetse no mu yindi mijyi igiye itandukanye, harimo za Bugesera, Kamonyi n'ahandi hagiye hatandukanye. Banza wumve ibi ngibi duhere mu mujyi wa Kigali n'ahandi hose turahagera. Umujyi wa Kigali watangaje ko nyuma y'uko hari abaturage bari mu bwumvikane bavuga ko bari bumvikanye bavuga ko muri uyu mwaka bagiye gusorera ubutaka bwabo, bagasanga ibiciro byarazamutse ndetse byarazamuwe kandi batarabimenyeshejwe, aho metero kari yazamuha amafaranga agera kuri 80% bitandukanye n'umwaka ushize. Umujyi wa Kigali ubinyujije ku mbuga nkoranyambaga zabo wavuze ko ibiciro by'umusoro wishyurwaga kuri metero kare y'ubuso bw'ubutaka umujyi wa Kigali byemejwe n'inama y'abaminisitiri ndetse n'inama njyanama y'umujyi wa Kigali ku itariki 21 Gashyantare 2025. Bikaba ari byo biri kugenderwaho ko ibiciro by'umusoro ku butaka bigomba gushyirwa. Yagize ati ibi bipimo byasimbuye ibyaherukaga mu kwemezwa n'inama njyanama z'uturere mu mwaka 2017-2018, bikaba ari byo byari bikigenderwaho kugeza na n'ubu no mu mpera z'umwaka wa 2024. Umujyi wa Kigali kandi wagaragaje ko ibyo biciro bishya bikimara kwemezwa byamenyeshejwe abaturage binyuze mu mahuriro anyuranye ndetse n'ibitangazamakuru no kuri internet. Ibi biciro byashyizweho hagendewe ku iteka rya Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi rigena ibipimo mfatizo by'umusoro ku butaka ndetse ryasohotse ku itariki 28 Ugushyingo 2023, rigena umusoro w'ubutaka ugomba kuba hagati ya 0 n'amafaranga 80 kuri metero kare imwe. Iryo teka rigaragaza ko umusoro uri hagati y'amafaranga 70 n'amafaranga 80 kuri metero kare imwe ugomba kwishyurwa kandi ku butaka buri mu bice biteye imbere mu bucuruzi bukomeye buzwi cyane mu Cyongereza nka Central Business District by'umujyi wa Kigali. Ayo mafaranga agomba kandi kwishyurwa mu bice bya CBD ndetse bikorerwamo ubucuruzi, inganda ndetse n'ibidatuwe. Ati ni mu gihe kandi mu bice bituyemo abantu bya CBD hagomba kwishyurwa hagati ya 60 na 80 kuri metero kare. Ni mu bice bya Kigali bitari umujyi cyane, ubwo ni mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Umusoro wishyurwa hagati ya 40 na 60 kuri metero kare mu bice bituyemo n'abantu hano cyangwa se naho mu bice bitari mu mujyi cyane ariko bikorerwamo ubucuruzi, inganda
inganda ndetse hazajya hishyurwa 50 kuri 70 kuri metero kare. Mu bice rero bya Kigali bitari umujyi cyane bigenewe ubuhinzi n'ubworozi, iryo teka riteganya ko bizajya byishyura umusoro wa 0 ndetse na 0.4% kuri metero kare. Mu bice bya Kigali bifite imibereho iri hagati y'umujyi ndetse n'icyaro ndetse no mu dusantere tw'ubucuruzi ni ibikorwa remezo by'ibanze, ndetse ku bahatuye umusoro uzishyurwa hagati y'10 na 40 kuri metero kare mu bice bituyemo abantu. Ni mu gihe kandi muri ibyo bice ariko hakorerwa ubucuruzi, inganda n'ahandi hadatuwe hishyurwa umusoro uri hagati ya 20 na 50 kuri metero kare. Ahakorerwa kandi ubuhinzi n'ubworozi muri ibyo bice biri hagati y'umujyi wa Kigali n'icyaro muri Kigali ndetse byishyura umusoro uri hagati ko ngubuze ndabona wagira ngo ari 50 kangahe, ndabona iyi nkuru isi icikira umusoro nawe ubonye pe. Ko ndabona wagira ngo ni hagati ya 90 na 95 kuri uwo musoro. Twikomereze ibijyanye n'umusoro, mwabyumvishije uburyo bizajya bikurikizwa mu mujyi wa Kigali. Ku bigendanye noneho n'amafaranga agiye kuzajya atangwa kuri uwo musoro, ibindi byose muzajya mugera mubikurikirana nk'uko bizajya bigenda bisorwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe umusoro n'amahoro, Rwanda Revenue Authority. Ariko nanone ntabwo nagenda nakubwiye ku bigendanye n'abantu bafite ibibanza mu mujyi wa Kigali mwabihunitse, mweshwe nk'ahari ibishyimbo mwahunitse. Harimo abantu baguze amasambu menshi cyane mu mujyi wa Kigali, by'umwihariko mu myubakire, ugasanga aho abantu bashaka kubaka harabuze kubera ko ibyo bisambu cyangwa se ayo masambu mu kiyabitse. Usibye n'ibyo ngibyo kandi, usibye no ko harimo abaguze amasambu menshi, hari n'uwaguze imwe ariko akaba nta bushobozi afite bwo kuba yayubaka. Leta cyangwa se umujyi wa Kigali bwatangaje ko ayo masambu agiye kubapfira ubusa, nta kintu na kimwe azabamarira mu gihe batari kuyakoresha nk'ibyo yahagenewe, ndetse bakavuga ko by'umwihariko ayo masambu atari mu mihingire cyangwa se mu buhinzi ngo bazayahingamo, asanzwe ari mu miturire, ahantu hakwiye kubakwa inyubako zigomba guturwamo n'abaturage. Bakanasaba abantu badafite ubushobozi bwo kubaka izo nyubako ko bazigurisha abafite ubushobozi bwo kubaka izo nyubako, kugira ngo bikomeze koroha ndetse binagende neza, ndetse n'umujyi wa Kigali abantu bakomeze kugumya kubona aho batura. Bavuga ko mu mujyi wa Kigali hakiri uburyo bunini, amasambu menshi, ndetse ari n'ahantu mu miturire abantu baturamwo bagura bagatura, ariko akavuga ko nayo ubuhinzi agihari kuko ahantu hose ntiharagurwa, kandi bakavuga ko ubutaka ari ubwa leta uko byagenda kose. Ari nayo mpamvu ubwo bukode cyangwa se ubwo mitungo yanyu itimukanwa mugomba no kuyisorera muri rusange. Umujyi wa Kigali watangaje iryo tangazo uvuga ko abantu bafite ubwo butaka ariko batagira ikintu babukoresha cyangwa se babubyaza umusaruro mu kuzubakamo izo nyubako, yaba iyo ari yo yose. Gusa nanone bijyanye n'igishushanyo mbonera cyaho ubwo butaka wabuguze, ubwo butaka bwawe buzagupfira ubusa.